They say, I'll start tomorrow, or it's too hard. That is why so many people never achieve their full potential. Not because they are not capable, but because they are not disciplined enough to stay committed. Ariko se buriya mwari mwumva nk'umuntu ugenda mu nzira yitonga cyangwa mpamvu abantu benshi bagenda bitonganya cyane nk'urubyiruko bavuga yuko akenshi ibintu biga n'ahantu babona byaba applicable mu buzima bwacu busanzwe, cyangwa se kuva bavuga ati nubwo nize nta kintu bire n'ahantu mbikoresha. Ariko uyu munsi inshuti yanjye nakuzaniye umumama bita Munimba Mazari. Ni umumama nawe avuye ikibazo kimeze gutya, ariko yavuze ibintu byinshi henshi twakura ubumenyi cyangwa se imbaraga zituruka mu buryo bwo kwigisha twebwe ubwacu. Ni imbwirwaruhame yavuze ejo bundi, nsanga ari ingirakamaro cyane. Icyo nagusaba wowe ni ukutayisiba gusa, nuko ndavuga ni nk'abantu baba barakoze subscribe kuri channel yacu nziza cyane ya G.O.A Emile, tuvuga utuntu twiza cyane kandi tw'ubwenge. Ndavuga ni nta kuntu nanjye uyu mumama Munimba Mazari ko numvishe ijambo rye nkumva ni ijambo ryiza kandi rikomeye cyane, nta kuntu naryumvishe abantu banjye bakunze banjye ba G.O.A Emile. Gusa nawe nutakora subscribe kuri iyi channel, byaba byiza ukoze subscribe, like ndetse ukandika no muri comment, kugira ngo nzajya nkora ubutayi bwite kugeraho neza cyane kandi mu bambere. Reka dutangirane na Munimba Mazari. Everyone, if you want to change your life, you must first change yourself. Uyu Munimba Mazari yavuze ati, uyu mumama aravuga ati, buri muntu wese uri ahangaha niba ushaka guhindura ubuzima bwawe, ugamba nawe kwihindura wowe ubwawe. Ugomba kwihindura ukubayeho, ugomba kwihindura ugutekereza, ndetse byaba nango ugendana n'abantu ugendana nabo bitewe n'intego zawe ufite. Arongera aravuga ati, you must decide that you are capable of more, that you deserve more. Ugomba kwanza cyangwa se umutekereza yuko nawe ibintu byinshi cyangwa se nawe ibintu byinshi bikwiriye, yuko washobora ibintu byinshi, ko atari abantu benshi bonyine gusa babasha gukora ibintu byinshi bigiye bitandukanye. And that you will not let fear, doubt or failure stop you. And no, narongera avuga ni ntukemere ko kuba watsinzwe cyangwa se ko ufite ubwabyo bishobora kuba byaguhagarika ku ntego zawe urimo urakora cyangwa se ikintu cyawe urimo urakora. Buriya abantu benshi tuba dukunda kuba turi gukora ibintu mu buzima bwacu bwa buri munsi, ariko twabikora twagira hagati bya failing cyangwa se bya kutuguta duhagarara, ariko tukavuga ati kuba narabikoze bikanga ariko amagarara. Ariko buriya baravuga ngo niba ukoze ikintu kikanga, banza wicare ukore investigation cyangwa se urebe icyabiti uvuga uti cyatewe n'iki, kitsigire ihe somo, nutuye tumanire nakongeramo kugira ngo ibintu byanjye ndimo ndakora bibe byabasha gukomeza. Aravuga ati kuba watsinzwe wihagarara aho gutangira urebe ubundi niki nakongeramo ibintu byanjye ndimo ndakora. Every great success story starts with a single decision. Rongera avuga ni buriya inkuru cyangwa se abantu benshi bavuga, abantu benshi baragiye batera imbere cyangwa se bamwe twita ngo bageze baba bafite great success story, baba baratangiriye ku kantu gatoya, baba baratanagura bavuga ngo batangiriye ku bintu byinshi. Nawe rero nshuti yanjye birashoboka yuko waba ufite igitekerezo gitangira nagire ngo bisa ngo igishoro kiri hejuru cyane, gitangire ku kantu gatoya, byanga bikunze cyaza kugeza ahantu hakomeye cyane. Ntabwo ari ukuvuga ngo kuba kugira ngo uzagire kure aho abandi bageze ni ukugomba guhera ku bintu byinshi cyane bihenze. Oya, utangire ku kantu gatoya ugakore, and then in future time kizaba ikintu kinini cyane. Decision to try, to start, to take that first step. And once you take that step, you must be willing to keep going no matter how hard it gets. Ndavuga niba wangiye ko wakora icyo kintu ushaka gukora, gikore kabone niyo byaba bikomeye bite. Kuko niba ujye guhura n'imbogamizi zikomeye zitene wangiye gukora business, niba wangiye ndase gukora ikintu runaka, ariko ujye guhura n'imbogamizi. Turabizi ko imbogamizi mu buzima zigenda zibamo, ariko ibyo ntabwo byaguca intege. Komeza wihangane, ukomeze uhatane, ukomeze uzamuke, ukomeze ukora urebe yuko byakunda. Never give up, kubera ko abantu bose bageze ku ntsinzi cyangwa se abantu bose bafata nk'abantu bagezeyo baba baragiye bahura n'imbogamizi mu buzima bwabo.
My name is Muniba Mazari and I am motivational speaker. If you find this video fruitful, then ongera avuga ati amazina yanjye ni Munimba Mazari, nkaba ndi motivation speaker. Niba usanze iyi video yagufasha cyangwa se iyi video ari ingenzi kuri wowe, you can appreciate me by like and subscribe and start a new journey with me. ugomba kunshimira ukora like, ukora na subscribe, hano twanyura tugatangirana urugendo ko kwiteza imbere. Byumvikana ko nyine ugomba gukora na like na subscribe kuri iyi channel yacu dukunda, tukaza dukunda ariyo ya muna kora share. You can share this message to one who need it most. Then warangiza uko wakora share ukayihereza umuntu waba wumva uyikeneye cyane. Difference between those who succeed and those who stay stuck is simple. Anyavuga ni itandukano riri hagati y'aba bantu bakoze neza bakagera ku nzozi zabo n'abandi bantu bagisigaye bastrugglinga ni ibintu byoroshye cyane. Wumve nawe ahantu herereye uko haba hameze. Successful people never stop learning. Abantu bakoze bakagera ku They nzozi. do not wait for knowledge to come to them, they go after it. Abantu bose bakoze bakagera ku ntego zabo ntago bajye bahagarara kwiga. Barakomeza bakiga utuntu dushyashya, barakomeza bakiyungura ibintu bishyashya, nanone bategereza yuko ubumenyi bugenda bukabasanga. Buri urubyiruko rwinshi rwa muri iki gihe dufite ikibazo cy'uko turangije kwiga, turangije kurangiza amashuri, tuba twumva yuko birangiye, ariko dukeneye kwimprovinga, tukwinguka ubundi ubumenyi bushyashya. Ndakunda kubwira abantu ku ma social media, kuri YouTube, TikTok, Instagram cyangwa se kuri Zawe, Chrome and others, hari ubumenyi bwinshi bugiye butandukanye. Byaba byiza utangiye kwiyungura ubumenyi bushyashya, wasoma ibitabo bya biciye mu kureba ama video kuri za YouTube, TikTok or others. Bitewe n'ibyo ushaka kwiga, buriya ntabwo nk'urugero buriya nkanjye ndi technician, I'm electrician, ndetse n'ubumenyi bwinshi cyane bugiye butandukanye. Ariko byose ntabwo nabyize, nagiye nzigira online, kandi today hari icyo bimariye nubwo natavuga ngo natavuga ngo mbidependingaho cyane, ariko hari ubumenyi bwinshi bigenda buma kubera ko hari abamfasha kandi agasigara abanshima kandi nanjye akagira icyo bansigira. Bityo rero nawe inshuti yanjye, niba warize ikintu kimwe, gerageza gukunda ubumenyi biciye ku bijya social medias, biciye ahantu henshi hagiye kuko hari ubumenyi bwinshi bugiye butandukanye. Arongera aravuga ati, Every single day, they make a choice to grow, to expand their minds and to improve themselves. ibyo bintu byose kugenda ubikora bigenda bigufasha ubwawe kwimprovinga wowe ubwawe, nyine ukagenda uzamuka ugera ku ntego zawe. It is not about having a degree or formal education. It is ntabwo ari ukuvuga ngo nuko ufite diplome cyangwa se degree wakuye muri high school, oya. about the mindset of never settling for what you already know. The world is changing every day. Sirahinduka buri munsi, And if you are not learning, you are falling behind. niba utari kwiga ibintu bishyashya, niba utari kumenya ubwawe bushyashya, nshuti yanjye uri gusigara inyuma. Most people stop learning the moment they finish school. Abantu benshi bahagarara kwiga cyangwa se ntabwo bakiyungura ubumenyi bushya nyuma yo kurangiza amashuri. They believe that education is something that ends with a diploma, but Niba ubwawe wumva yuko bihagije ari ibintu biri aho ngaho, ariko buriya ntabwo ari uko baba bari kwibeshya. the truth is real education begins the moment you take responsibility for your own growth. Kwiga bya nyabyo bitangira iyo utangiye inshingano cyangwa se watangiye kwitaho bati ni iki nshaka gukora, ni iki nshaka kuba cyo mu gihe kizaza. Then ugatangira wowe ubwawe kwigisha wowe ubwawe wiyungura ubundi bumenyi bushyashya. Discipline means Ngo ubundi discipline bishatse kuvuga ngo showing up even when you don't feel like it. It means waking up early when your body wants to sleep. ugomba kubyuka mu gitondo mu gihe umubiri wawe ushaka, cyangwa se kubyuka mu gitondo kwizindura mu buriri mu gihe wumva ko ugishaka gusinzira. Buriya unakoze ubushakashatsi cyangwa se ubushakashatsi bwakozwe buza gusanga yuko buriya abantu benshi bakunze kwachivinga inzozi zabo cyangwa bakunze kugera ku nzozi zabo, buriya ni abantu badakundaga kuryamira. Ariko
naje gukora ubushakashatsi nsanga abantu benshi 95% by'abakire benshi bakunze kubyuka saa 11. Buriya ngiriya saha ngibirimo amabanga akomeye cyane, nanjye niyo mpamvu ngiye kwakuraho ubushakashatsi bwinshi bwimbitse, nkazaza mbabwira ikiganiro cy'ubuzakurikiraho mbabwira ibyiza byo kubyuka saa 11, de tekinike wakoresha kugira ngo ubashe kubyuka saa 11. Ese undi ko byuka saa 11 iki gikorwa muri ayo masaha bimeze bite? Ni mu marongera atubwira ngo studying when you'd rather watch TV. Ugomba kwiga mu gihe ugomba kwiga kuruta uko kureba televiziyo cyane. Buriya hari ukuntu abantu benshi cyangwa se urubyiruko rwinshi tuba dufite television mu rugo, mugasanga henshi tugiye kureba ibiganiro bigucicikana, turi kugiye kureba amamasha agezweho, tugiye kureba indirimbo zigezweho, ariko buri ugomba no kugena igihe cyo kwiga. Nibanga rikomeye cyane, batangira kwiyungura ubumenyi bushyashya mu gihe abandi bahereye kuri za television bari kureba mu za pasava za Icyi, ukabura ahantu uri kwiga buri isaha imwe ku munsi uri kwiga akantu gashyashya. Inshuti yanjye, ni ikintu gikomeye cyane mu buzima bwawe buri kubaka. Buriya ngo kubwira abantu uti izi mbuga nkoranyambaga cyangwa se izi social media tubona ahangaha ziriho ibintu byinshi bigiye bitandukanye, wajyaho kandi wahakuraho n'ubumenyi bwinshi bugiye butandukanye. No murongera atubwira ngo discipline, working on your goals when no one is watching. Ugomba gukora cyane, ukora kugira ngo ubashe kugira ku ntego zawe, kabone niyo nta muntu n'umwe waba uri gukora. Ugomba kuba warasetinze intego, uvuga uti ndinde ndihe ni iki nshaka kuba mu gihe kizaza, and then ugatangira ukora cyane kugira ngo uzagire ku ntego zawe, kabone niyo nta muntu waba uri gukora. Discipline rero ntabwo uri kugenda mu nzira witonze gusa ngo kutavuga, kutarwana mu nzira, kuba abantu bose yego nibyo nabyo, ariko n'utuntu ndi kukubwira ahangaha natwo ni ingenzi mu buzima. It means keeping your promises to yourself even when no one is holding you account. Ubundi nanone discipline ugakomeza kwishyiraho icyizere, kumva yuko ibintu byose ibyo wihaye, iyo ntego wihaye ushobora kwigeraho. Buriya umuntu wavuze ngo abantu benshi bakunze kuba bafite inzozi ariko bakumva yuko zo litazacivungwa mu gihe gitoya cyane, batangira kubikora ugasanga isohura n'imbogamizi, ibyo akora agahita byihorera. Ariko kandi n'undi uzagakora gake gake, step by step, agenda bisubiramo, byakoraga bisubiramo, then finally bikarangira ageze ku ntego. Tukamona yarageze ku ntsinzi, ariko tukirengagiza imvune byamutwe kugira ngo bashagezeho ku itsinzi. Inshuti yanjye rero, ngicyo bita discipline icyari cyo. Kagari G.O.A mire nk'ibisanzwe, ibiganiro byacu nakagaruka n'ushobora subscribe, wakora utazacika kanwa n'ibindi biganiro bizabita bikugeraho byiza cyane. Ciao ciao.